Zikanda nabasuhuje bakunzi ba Ivo Entertainment, nizere ko mukomeje kugubwa neza mu makuru n'ibiganiro tugenda dutamutsa umunsi ku munsi ndetse uko bukiye nuko bwije. Reka nshimire abantu bakomeje kutugaragariza urukundo, baba batuye mu majyaruguru, majyepfo, birasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Njyewe nitwa Ivo, hano ni kuri Ivo Entertainment, making sure kwa kandi subscribe undi dukomezanye mu yandi makuru. Uyu munsi ari tariki ngira ngo ni ya 12 kwezi no kwa mbere 2026. Ni inkuru itari nziza yumvikanye mu Rwagasabo, ni inkuru itari nziza yumvikanye mu Ntara, ni inkuru itari nziza yumvikanye kwa kunzi b'amakuru ya politike. Ni umugore mwiza cyane wuje agahigo ko kuba aruta abandi bagore ndetse anahagarariye ibitangaza amakuru byikorera ku mbuga nkoranyambaga. Mwite mama Urwagasabo, mwite Mutesi Kovia, umugore ukunzwe cyane n'abatari bakeya by'umwihariko muri East Africa Community. Ni impanuka navuga ngo yateye benshi ubwoba, yabateye guhahamuka, yakanze benshi, ariko ngira ngo tuze kuba twabirebera hamwe. Nkuko muriba ifoto irimo igaragara hano, ni ifoto y'imodoka, no muhanda rwose kuba hazi neza akana gace ko muri Kigali werekeza mu majyepfo. Nukuvuga ngo imodoka murareba uburyo ki yaje kwangirikamo bikomeye, ari nabyo byatumye dufata umwanzuro wo kuvuga kuri aya makuru. Nje nitwa Ivo, nkuko nagiye mbibasangiza, tujye kureba icyateye impanuka ndetse n'icyavuye muri iyi mpanuka kugira ngo tuze kuba turi kubatangariza aya makuru. Ibinyamakuru byinshi bitandukanye birimo ibyandika, birimo Kigali Today, birimo igihe.com, murabizi ko ibinyamakuru bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda byagarutse kuri iyi nkuru, bivuga ko uwitwa mama Urwagasabo yakoze impanuka. Ni nyuma yuko bari bakomeje gutangaza inkuru zivuga kuri DJ Toxic waje gusaba ko urubanza rwe rwaba rusubitswe gato kubera ko atiteguye kuba yaburana n'umwe mu bagonze umupolisi, yakoze accident ngo umupolisi ahita ahasiga ubuzima, ari nabyo biri gutuma mba ndi ahangaha. No kuvuga ngo naje kumekinga sho ndavuga ndetse koko mama Urwagasabo yaba yakoze impanuka, naje kugerageza magara nimero ye, ntiyaza kubifata icama ariko ntiyayifata, gusa ngerageza guhamagara indi nimero ya bamwe mu bakozi bakorana cyangwa se ya bamwe mu bakozi be. Uwamfashe ni umwe musore bakunda kuba begeranye mu ruhande rw'iburyo, bakunda kuvugana amakuru yo muri politike hariya mu gihugu haranira demokrasi ya Kongo. No kuvuga ngo baje kumbwira ko yakoze impanuka ari byo, ariko ko yaje gukomereka gato bidakomeye cyane, ndetse banasaba abanyarwanda by'umwihariko bakunda mama Urwagasabo, bakunda Mutesi Kovia, bakunda makuru ya politike, bakunda timu ya mama Urwagasabo, badusabiye kubashyikiriza amakuru bavuga ati mu gihe tutaragira icyo tubivugaho, abanyarwanda bakomeze badusengere mama Urwagasabo aze kugaruka amahoro. Bavuze ko yaje kugira gakomera gake ku ruhande rwegereye Rubavu, haruguru gato mu ruhande rw'ibumoso, gusa ngo ntago bikomeye cyane kuko bahise bamujyana ku bitaro, baza kureba uburyo bahita bamuha imiti yibanze kugira ngo aze gukira. Iyo miti bayimuhaye ndetse bagerageza kumushyiramo serumo kugira ngo ubuzima bwe bubashe kuba bwagaruka neza. Kuri ubu tuvugana mama Urwagasabo yaje gushyira post kuri Twitter avuga ko ubu ameze neza, ko kuba yasimbutse urwo rupfu bidakuyeho ko arakomeza kubahereza amakuru nkuko bisanzwe. Yavuze ko impfu yatsimbutse ari nyinshi, kuba yakoze impanuka imodoka ikaza kwangirika cyari gitambo cy'ubuzima bwe, ariko ubuzima bwe ntago bungana n'agaciro k'amafaranga yahombye. Yavuze ko amafaranga cyakorera ndetse azakomeza kwiteza imbere, agateza imbere n'u Rwanda muri rusange. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanje kuri Ivo Entertainment, kandi subscribe ubundi dukomezanye mu yandi makuru.